byabaye ngombwa ko nkoresha metode bita money tracking, gutracking amafaranga, kumenya neza ahantu amafaranga yawe ajya. Ntabwo mvuze ko utahazi, urahazi kuko ni wowe ubyishyura. Ikibazo ni wakubaza ngo wishyuye iki ku kwezi, neza byagutwaye angahe, wabimenya aho niho hari ikibazo. Kuko iyo ukoze money tracking ukabona ahantu hose wataye amafaranga, uhita umenya uti natanze iki kintu nyigura 20,000 kandi sinari ngikeneye cyane, natanze iki nyigura 30,000 kandi sinari ngikeneye cyane. Hari ahantu narekuye amafaranga, ni gute amafaranga nayagaruza? Kuko noneho ntabwo uba ukiri kurebera mu bitekerezo gusa, noneho uri kureba ibintu byanditse, imibare ntibeshye. Ndumva hari akantu ushaka kwigisha niba ufite iki kibazo. Ikibazo ni iki ngiki. 2024 mu kwezi kwa gatanu nibwo natangiye guhembwa akazi k'ukwezi. Ubundi nari umunyabiraka w'amashanyarazi. Muri ako kazi k'ukwezi kuva 2024 mu kwa gatanu kugeza mu kwa kane 2025 nari ndimo ndahembwa amafaranga y'umushahara. Mbaza ngo byagenze bite? Ni ukuvuga ngo naje kwisanga guhera mu kwa gatanu kugeza mu kwa kane kwa 2025 narakoreraga amafaranga nkayinjiza, ariko nsanze ndebye intera iri hagati y'ayo mezi yose, nirebye ku mufuka nsanga nta mafaranga mfite. Ubwo nyine na saving nakoze nyine, nirebye mbona hari utuntu naguze cyakoza two mu rugo nyine, tumwe tuba tugenda tugura inkweto, imyenda, ibiki, naranariye nyine. Ubwo urabyumva. Ako se ndavuga uti ibintu byaherera he? Nkomeje gukora amezi angana atya nta saving mfite. Saving nyine amafaranga ugenda usavinga kugira uzayakoresha ikintu runaka. Nta saving mfite, nta kintu kigaragara umuntu yambaza, kandi n'ubundi umuntu arimo arakura. Isi ibintu bifite gahunda. Naje kwicara nsanga ikibazo kiri kuba muri ibyo bintu, mbere na mbere nta ntego umuntu aba afite y'ikintu azageraho, ko sometime intego iragusunika. Icyo gihe byabaye ngombwa ko menya ese ku kwezi kwarangiye kaya mezi yose nta mafaranga nagiraga, kandi aya mezi yose nkaba nibuka ko buri uko ukwezi kwarangiraga stili n'ubundi nabaga nta mafaranga mfite. Nyine ukwezi kwarangirwa nabaga yose nayakoresheje. Kandi ubundi ntibibaho ko umuntu akoresha umushahara wose ngo awumare mu kwezi, keretse aramutse akoresha amafaranga nabi, ariko wowe wasanga byita kuyakoresha neza. Ariko aramutse akoresha amafaranga nta mibare irimo mu kwezi, ntago yakabuza inota asigarana. Icyo gihe byabaye ngombwa ko nkoresha formule bita byabaye ngombwa ko nkoresha metode bita money tracking, gutracking amafaranga, kumenya neza ahantu amafaranga yawe ajya. Ntabwo mvuze ko utahazi, urahazi kuko ni wowe ubyishyura. Ikibazo ni wakubaza ngo wishyuye iki ku kwezi, neza byagutwaye angahe, wabimenya aho niho hari ikibazo. Kuko iyo ukoze money tracking ukabona ahantu hose wataye amafaranga, uhita umenya uti natanze iki kintu nyigura 20,000 kandi sinari ngikeneye cyane, natanze iki nyigura 30,000 kandi sinari ngikeneye cyane. Hari ahantu narekuye amafaranga, ni gute amafaranga nayagaruza? Kuko noneho ntabwo uba ukiri kurebera mu bitekerezo gusa, noneho uri kureba ibintu byanditse, imibare ntibeshye. Niba ushaka kumenya iyi metode nakoresheje bita money tracking, nyandikira money tracking muri comment, ndakwereka application nakoresheje n'uburyo mbikoramo, nawe utangira utracking amafaranga yawe. Biraza kurangira ufite amafaranga yo gusavinga menshi. Byane byacu byo kubanganga ndasavinga iki se, ko amafaranga ari make y'abampemba. Ibyo bintu bireke, kuko ejo bundi nugira ikibazo uzabona ukuntu abantu batagutabara. Kora follow mukorere iyi metode.